Wow, ibintu bikomeje kuba byiza cyane rero ubwo Tom Close yaje gutungurwa n'umusore mwiza w'umunyabugeni, so akaba yamukoreye ikintu kimeze nka surprise niko nabyise. Tom Close rero yakomeje gushyigikira uruhare mu gushyigikira impano z'urubyiruko. Ndagira ngo urebe umusore muto w'umunyabugeni waje kuba yamutungura uyu munsi akamukorera igishushanyo cye, kandi ubona basa neza, mbese ni umusore ufite impano idasanzwe. Hari igihe rero impano yawe iba ikomeye ariko ikabura umuntu uyibona, cyangwa se akabura umuntu uyiha agaciro kayo. Ariko niba urimo gukora udahagarara, umunsi umwe umuntu umwe azakureba maze akugirire icyizere, cyangwa se ibintu byose bihinduke umunota umwe utari witeze. Ikintu nakubwira ugomba gukora cyane. Rero uyu musore muto w'umunyabugeni wakoze igihangano cya Tom Close yakimaze igihe kirekire agikora, byamutwaye amezi menshi kugira ngo abashe kuba yagikora, ariko nyuma na nyuma yaje kuba yagikora kandi agikora neza. Amaze rero kukimurika no kukimuhereza cyamuhindurira ubuzima ku buryo yakimurikiye Tom Close abasha kuba yabona, aza no kuba yabyishimira ku rwego rwo hejuru. Rero uyu musore ntabwo asanzwe, ni umusore ukiri muto ufite impano idasanzwe. Rero mu Rwanda hari impano nyinshi abantu benshi batagaragaza, cyangwa se abantu benshi batagiye bamenyekana, ariko bafite buri wese impano zitandukanye. Kubera rero kubura amahirwe, ariko iyo uharanira ukihangana ukaguma ukora, iminsi ikagenda indi igahita, amaherezo biza kugenda neza, ukisanga nawe uri umwe mu bantu bagava, cyangwa se mu bantu bakomeye, cyangwa se mu bantu bashobora kuba bamenyekana. Umwe rero mu rubyiruko ufite iyi mpano idasanzwe yo gushushanya ku rwego rwo hejuru, yaje kubikora kandi yabikora neza nk'uko mwagiye kugenda mubibona. Afite ubuhanga ariko akiri muto, kandi akorera mu buryo burimo budasanzwe. Akora ibishushanyo bikozwe mu biti bitandukanye, mu biti bya point, cyangwa se mu biti bigiye birenze. Murabona ko mbese mu biti birenze byo kuba yifashisha mu gushushanya. Ntabwo ibiti biri hirya no hino, ni byinshi, ntabwo wabona nawe icyo uko ufite impano nk'iyi ngiyi. Rero uyu munsi rero uyu musore yafashe icyemezo cyo gukora igishushanyo cya Tom Close. Yagikoreye adatekereje amafaranga, adatekereze ishimwe, ahubwo bitewe nuko akunda Tom Close n'uburyo amubona. Yagikoze ku bushake bwe, yagikoze n'umutima we wose, kubera impano ye yuzuyemo ubushishozi. Yayishushanyije neza, ashyiramo amabara atandukanye ku buryo cyaje kuba kigaragara neza. Rero Tom Close yabibonye, abonye igihangano cyagiye kivugwa kenshi, avuga uti uyu musore yamwishimiye cyane, uyu musore w'umuhanga yankoreye igihangano nishimye cyane ku buryo utabyumva. Ni impano nziza, ni impano y'umuhanzi ukiri muto. Yongeyeho abantu bose bakwiye kumushyigikira, bakamuha akazi, bakamuteza imbere, bakamuha ibiraka bigiye bitandukanye, kugira ngo uyu musore abashe kuba yakwiteza imbere mu buryo bugaragara, kugira ngo impano ye ibashe kuba yakora kandi izamuke. Rero impano z'abantu benshi zirahari, impano zirahari pe, impano kandi zibaho, ariko ugomba kuba wakora cyane kugira ngo wigaragaze, ukabikora buri munsi, ntucike intege. Ntugategereze abantu baza kukubona uko ugaragara wowe ubwawe. Uyu musore ntiyigeze atekereza ko Tom Close azabibona, ariko yabikoze neza, maze Tom Close aza kuba yabona iyo mpano y'uyu musore idasanzwe. Byaje kumushimisha, atangaza abantu bose bafite impano zigiye zitandukanye muri bo ko bagomba kuba
bazigaragaza kugira ngo nabo babashe kuba batera imbere. Iyo ukora cyane ntabwo ucika intege. Hariho abaguca intege ariko ugomba gukora ukagenda ukora ku buryo nawe hariho ushobora kuba wagera. Niba uyu musore yagize amahirwe ko yahura na Tom Close, nawe ushobora kuba wahura n'undi muntu ukaba wagira ayo mahirwe. Mu gihe abandi rero bashaka kugutuka, kuguca intege cyangwa se kugusebya, impano z'urubyiruko Tom Close ahisemo kuzishyigikira. Nawe ni umwe muri byo utagomba gucika intege. Wenda Tom Close ntashobora kugeraho, ariko n'abandi bashobora kuba bagufasha bakugirira akamaro. Rero niba ufite impano ukore buri munsi. Niba ari ugucika intege, wibuke ko uyu musore nawe yahereye hasi aza kubyiga kandi abikora neza. Uyu munsi umwe uzatungurwa nawe nuko abantu bazagucaho bakabona ufite byinshi wikorera. Ikintu cyiza kandi kigaragaza gusa ni urugendo rwo kuba wagumya ugakora cyane. Komeza ukore, ukuze impano yawe kugira ngo n'abandi bazakubona cyangwa se n'abazakomokaho bazagire agaciro. Hari impano nyinshi ziri hirya no hino mu rubyiruko ariko batabasha kugaragaza, batabasha kuba babona uwo baheruka kugira ngo bakore. Nawe rero icyo usabwa ni gukora cyane kugira ngo anytime cyangwa se igihe icyo ari cyo cyose nawe umuntu w'umunyempano akubonamo imbaraga, aba akagusanga akaba yaguhurira akajya kwamara cyangwa se umugana wawe ko waguteza imbere. Ntabwo rero ugahizika n'amashimire kuba wafashe umwana wawe